Uyu munsi twihuse cyane reka tunyarukira ku isoko ry'umurimo hano mu Rwanda maze turebe uko byifashe. Mu kwezi kwa gatanu 2024 mu Rwanda working age cyangwa se abafite imyaka yo gukora babarizwaga kuri 8.3%. Muri izo miliyoni zose 4.3 nibo bari bafite akazi gusa. 869 bari unemployed cyangwa se nta kazi bafite. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuko uyu mubare ni myinshi uragenda ukagera kuri 16.8% bya unemployment hano mu Rwanda. Ubushomeri ni ikibazo gikomeje guhangayikisha isi yose ndetse bimwe mu bihugu cyane cyane hano muri Afrika yacu byamaze kuyamanika byifashe mapfubyi bitewe nuko habuze umuturambye wakemura iki kibazo. Ibi biterwa nuko za kaminuza nyinshi zisohora abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbagiza buri mwaka kandi abo banyeshuri badafite aho kujya, aho bituma nibura kuri position imwe abantu barenga 3,000 aribo bayapplyinga aho bashaka akazi kandi ako kazi gakeneye umuntu umwe. Ibi ni ikibazo ku bashaka akazi ariko nanone abatanga akazi bamaze kubona igisubizo mu gushaka umwe gusa bashaka muri izo applications gusa. Dore ni system isigaye ikoreshwa mu guselectinga applications maze mu masegonda nkayo guhumbya bagaselectinga izigomba kujya kuri interview cyangwa se kuri indi process iri bukurikireho. Focus Rwanda nibyo tugiye kuba turebaho uburyo ushobora kuba wahangana n'iyi system nawe application yawe ikaza muzi imbere ukaba selected basi ukajya guhangana kuri step igiye gukurikiraho ariko warenze selection process. Nibyo tugiye kuganiraho, ikaze kuri Gain Focus Rwanda, inspiration for today, success for tomorrow. Mbere yuko dutangira reka mbaze nkubwire ni kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazigera byongera kugucika. Numara gukanda subscribe ukande like ndetse ukande na share kugira ngo iki kiganiro cyangwa se ibintu tugiye kuvugira hano bigere ku bantu benshi, ku rubyiruko rwinshi rufite ikibazo cyo kubona akazi. Numara gukanda share maze gusharinga nibura abantu 3 uze muri comment utwandikire ikintu ushobora kuzavugaho ubutaha kugira ngo tukomeze twibakire igihugu cyacu nk'urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Reka twihute cyane tuve mu magambo. Ese ibi bijya bikubaho ku applyinga ukaba umaze gukora applications zirenga 1000 ariko akaba nta na rimwe baragusubiza cyangwa se urabona igisubizo, cyangwa se ukapplyinga buri munsi ariko emails ubona zigusubiza ari zikubwira ngo we regret for, we rejected you n'izindi terime nyinshi zigenda zikoreshwa mu kukubwira ko utemerewe kujya ku yindi step, either writing exam or interview. Kankubwire ikintu taruzi. Niba utekereza ko position imwe abantu bayapplyinzeho barenga 3,000 HR manager yabona umwanya wo gusoma izo document zose CV ndetse na za cover letters uhari, ibyo ngibyo uribeshya cyane. Twebwe tuvunika twandika ibyo bintu, twandika CV, twandika cover letter n'izindi supporting document twatachinga kuri applications zacu, mu gihe aba HR managers bo biborohera cyane mu gukora selection izo application zose. Nukuvuga ngo bo bifashisha aga system kabyoroshya cyane kitwa ATS. Ako mu magambo arambuye ni applicant tracking system. Iyi tayoroshya akazi mu masegonda nkayo guhumbya maze muri applications nk'ibihumbi 3 ikahita itoranyamo top 5 applicants. Ibi bikorwa bite? Nibyo ngiye kukubwira kandi nkabikwereka neza uburyo ushobora guhangana n'iyi system maze nawe application yawe ikajya isa muzi imbere maze ba selectinga ukagira amahirwe yo kuba selected nibura ukajya guhangana ku zindi step ariko selection process basi wayirenze. Gumana natwe paka dusoje. Hano natangira nkubwira ni 90% bya companies nini cyangwa by'ibigo binini bakoresha ATS mu guscreeninga za cover letter ndetse na za CV zanyu igihe mwa applyings. Si cyo gusa kuko n'amakampani matoya yatangiye kwadopta cyangwa se yatangiye gukoresha ino system bitewe nuko selection kuyikora manual bigoye cyane bitewe nuko abantu ba applyinga abari benshi cyane ugereranyije n'abakenewe cyangwa se na positions zihari. Amahirwe ahari yonyine rero nuko kugira ngo ube waba selected ujye ku yindi stage y'iyo competition kuri ako kazi nuko CV yawe na cover letter ibuze kuba ifite ibintu
bisabwa kugira ngo algorithms z'iyi system zize kubasha kuyibona vuba ndetse ize gupoping up muri top 5 applicants maze nawe uyite uba shortlisted. Ni ibintu byoroshye ngiye kukwereka dore ko ikoranabuhanga riri kugenda rigera ku rwego ruhambaye cyane, aho abatanga akazi bari gukoresha ikoranabuhanga mu kugatanga, natwe nk'abashaka akazi tugomba gukoresha ikoranabuhanga mu kugashaka. Ariyo mpamvu ngiye nanjye gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo nkwereke ko ibintu byoroshye, nkwereke ko igihe rwose uzi gukoresha ikoranabuhanga ibintu byose bishobora kukorohera. Hano kugira ngo nkwereke uburyo application yawe izajya bihagaze neza on top, wakapplying ahantu bitewe n'ibyo wize n'akazi ugiye ku applying aho, ukaba wizeye neza ko rwose amahirwe 90% ari uko uri bube shortlisted bitewe nuko bakoresha izi systems mu gushortlistinga. Rero ibi bintu ubirebe witonze, nawe nuzajya ujya gukora application cyangwa se ku applyinga uje ubyaplika cyangwa se uje ubigenderaho kugira ngo CV yawe na cover letter bize kuba bihagaze neza. Ntago ndi bujye kure, ndifashisha AI yitwa ChatGPT mu gukora cover letter ndetse na CV ihuye neza na requirement cyangwa se izatuma algorithms z'iyi system ya ATS zibona CV yawe kandi zikayibona muri CV zihagaze neza, maze amahirwe yawe yo kuba shortlisted akahita yikuba akagera ku kigero nibura cya 90%. Reka tujye twihuta tujye muri practices. Hano ngiye kwifashisha AI yitwa ChatGPT mu kukwereka uburyo ushobora gukora CV yawe ndetse na cover letter maze bikaza gupasinga ino ATS, ino system yifashishwa mu guselectinga applications. Ni kuvuga ngo ubundi mbere yuko ntangira kukwereka uburyo uzajya ubigenza mbere yuko applying, ariko mbaze ngusobanurire ubundi ATS aba HRs bayikoresha bate. Nta kindi bakora n'ubundi akazi kabo nkuko mujya mubibona, babashyizeho job descriptions cyangwa se ibisabwa kuri ako kazi. Hanyuma rero ibisabwa babishyiramo, hanyuma bagashyiramo n'ama CV yose y'abantu ba applyinze cyangwa se ama cover letter y'abantu bose ba applyinze. Hanyuma yo bakahita bayiha commande bakayibwira ati muduhereze wenda top 5 applications bitewe n'umubare bashaka nyine gushortlisting. Hanyuma iyo system yo itireba muri izo CV zose ikahita ivuga ati abangaba nibo bamatchinga neza kurusha abandi, maze ikahita itanga umubare ndetse n'amazina y'abo bantu cyangwa se izo CV. Hanyuma HR akahita avuga ati shortlisted list niyi ngiye, abo dushortlistinze naba ngaba. Nuko nguko iyo ATS ikora, bayifashisha nyine bavangura ama cover letter ariko bagendeye n'ubundi kuri job responsibilities. Hano rero nibyo ngiye kukwereka. Okay, tuyuse cyane nkuko bisanzwe nyine nkuko muri kubibona kuri screen. Ikintu cya mbere nyine ugomba kujya gushaka akazi ku mbuga nyine zikunda kugashyiraho. Hano reka twifashishe Job in Rwanda. Nje nihuse cyane ntabyo gutinda, nite mfata kano kazi ka marketing professionals. No kuvuga ngo ndagafungura mbone nyine umwanya umwanya key responsibilities ndetse na qualifications. No kuvuga ngo ibi nibyo bikenewe ku muntu nyine uzabona nyine kakazi nyine agomba kuba yujuje ibi ngibi. No kuvuga ngo rero mbere ya byose ugomba kuba ufite CV yawe yanditse. Yego, ugomba kuba ufite CV yawe yanditse. No kuvuga ngo ikintu ngiye gukora rayitanza muri ChatGPT. ChatGPT ni iyi ngiyi nateguye prompt. Ubundi prompt ni ibintu wandikamo nyine kugira ngo bigufashe kubona icyo ushaka. Prompt rero yanjye nayiteguye, wenda nawe ushobora nyine kuyireba ukajya uyikoresha, cyangwa nawe ukazahimba yawe ukajya uyikoresha, ariko iyi ni prompt nari nahimbye kugira ngo nyikoreshe. Reka nyikopiye nishyiremo hano, nishyire hano muri ChatGPT, kanyipestingemo ino prompt. Nuvuga ngo navuze ni I'm applying for a job title. Job title nyishyireho, position nyine at company name nyishyireho. None ndongera ngo below are the key responsibilities listed in the job description. Ubwo izo urabona nashyizemo
quotation marks, aha niho ndi pasting zira job descriptions. None ndangiza mvuge ngo here is my resume cyangwa CV, nite muri quotation marks nite nshyiramo ya CV yanjye. Noneho nite nyibwira ngo can you help me revise the resume by aligning my experience and skills with these job responsibilities. Bunite nkanda enter ite ima CV neza ifata skills zanjye na experience zanjye kaita izihuza na za job responsibilities neza cyane ku buryo ya ATS nirebamo iri bubone ari ibintu bimatching 100%, yiti vuga ati iyi CV iri on top, bahite bashyira muri shortlisted list nyine. Okay, reka tubi practical nyine, nukuvuga ngo I'm applying for daza ndebe ya kazi nyine na kanabonye ari marketing professionals, nka kopie nze nshyire hahandi nyine nkuko nabivuze. Okay, urabona ko mbishyizemo company reka tuyirebe. I company ni yihe? Company yitwa Duplicator Limited. Ego, Duplicator Limited niko yitwa. Ndabona bigoye kubyandika ariko reka mbyandike. Duplicator Limited. Ya, simaze kwandikamo nyine position n'ikigo. Noneho niteba ngo below are the key responsibilities listed in the job description. Hano muri quotation mark ndashyiramo za job description na responsibilities, kashyiremo izi key responsibilities na qualifications, ndabikopayinga byose uko byakabaye, nkore copy nze muri ya ChatGPT muri za quotation mark nyine. Hano nyine ngo below are the key responsibilities listed in the job description, nite mbi pastingamo. Urabona ko nabipastinzemo. Noneho nite vuga ngo urabona biri muri quotation mark, mvuga ngo here is my resume, iyi ni CV yanjye nyine. Muri za quotation mark nashyizeho naho shyiremo ya CV yanjye. CV reka nyirebe, ndifashisha CV downloadinze, reka nkoreshe iyi ngiyi. Okay, reka turebe nibifunguka. Ni iyi ngiyi CV, nayo nta bindi bintu writer. Ubwo CV nyine nkuko nabibabwiye ugomba ku applyinga nyine akazi nawe ubona ko kajyanye n'ibintu wize cyangwa na experience ufite. Hariya turi kwandika turi ku applyinga kuri marketing professionals, uno muntu afite experience mu bintu bya marketing. Okay, ubwo aho yaka applyinga nta kibazo. Twite dukora copy yose ya CV, tuyikopia, nijye tugira ikintu na kimwe dukuramo kugira ngo tutabe twakora ikosa, tuyipastingemo ya resume. Noneho prompt yacu nyine iravuga ngo can you help me with, hano turashyiramo with, can you help me with a revised resume by aligning my experience and skills with these job responsibilities. Ngo ese wampindi CV isubiwemo cyangwa se wampindi CV ihuza skills na experiences na job responsibilities. Byose twabishyizemo, responsibilities twazishyizemo ndetse na experience na skills dufite twabishyizemo muri CV yacu. Noneho ukande enter. Kande enter, CV yawe irahita iza rwose revised. Nivuga ngo ino ni CV, ino AI ibifashe ikayita ifata experience zawe ikayita izuhuza neza na job responsibilities ndetse na skills bakeneye. Ibi nuvuga ngo bihita bituma CV yawe ihura neza n'ibikenewe kuri uwo mwanya uri kwa applyinga. Hanyuma bakoresha ATS mu gucagura cyangwa se mu guselectinga CV yawe ikaza kuhatambukana umucyo rwose. Nukuvuga ngo iyi ni CV yawe rwose revised, nta kintu ukora urayikopia ukayishyira muri Word kugira ngo nawe editing utuntu tumwe na tumwe ubona wenda tutameze neza, hanyuma ukayituyisavinga nka PDF ukaza kuyikoresha mu kwa applying. Reka tuve kuri CV twite tujya kuri noneho na resume na cover letter. Kuna cover letter ugomba kuyikora muri ubu buryo kugira ngo byose bize kuba biri aligned kabisa na job responsibilities zako kazi kugira ngo uze kuba shortlisted bitagoranye. Nanone ndongera fate ya prompt yanjye nze n'ubundi
nyishyire muri ya ChatGPT nyishyiremo, ndaza n'ubundi ya job title nze nyirebe hahandi ndi kuyibona ko ari marketing professionals, nze nyishyire hahandi nyine kuri title, kuri title nyipestingeho. Nindangiza position nayo nako ikigo nabonye ko cyitwa Duplicator Limited. Okay, noneho bari kumbwira ngo hano nyine ngo below are the key responsibilities listed in this job description. Ubwo responsibilities z'akaya kazi nazo ndazikubita muri zi quotation mark nateguye nze nzirebe, ngizi za zindi even n'izi qualifications zose n'wango requirement zose ubugomba kuzifata. Ari gihe baba bashyizeho n'ibindi bintu byose ubugomba kubifata nyine ukabipastingamo hano kugira ngo ataza kugira aka keyword wibagirwa. Noneho nindangiza niteva ngo here is my resume cyangwa CV. Ndaza noneho ya CV yanjye nayo nyifate nyine nyipastingemo, nyifate nyikopie nze nyipastingemo. Noneho hano bari kuvuga ngo can you help me with revised, niko twavugaga kare turi gukora CV. Hano ariko tujya tuvuga can you help me with a cover letter. Tureta duhindura aho kushyiramo CV dushyiremo cover letter. Okay, cover letter niturangiza twite dukanda enter, mango irahita itugeneratingira cover letter rwose imeze neza. Ngiriya rwose irimo iraba generated nkuko muri kubibona, yanditse neza magambo meza. Nguvuga ngo iyi cover letter neza iragenda igasobanura cyangwa se iragenda neza ikabihuye na job responsibilities na requirement 100%. Noneho iyo hiring manager bakoresheje ya system ya ATC, nguvuga ngo CV yawe rwose na cover letter biba biri on top. Nguvuga ngo iriya system itevuga ati uyu muntu ari perfectly fit kabisa. Nguvuga ngo nayo urayikopia nyine ukagenda ukayipestinga muri Word kugira ngo editinge urebe niba ari byo wakeditingamo nyine mu buryo runaka. Nukuvuga ngo nuko nguko ugomba kubikora nyine bikagenda neza cyane, maze ugatangira kuba shortlisted ahantu hose waplayinze. Reka mbabwire niba utabibonye neza usubize inyuma video paka ubifashe. Iyi prompt wenda uyidownloadinge, uyandike kugira ngo ujye uyikoresha, cyangwa wenda wikorere yawe ariko muri format imeze kuriya bijye bigufasha. Ikindi nanone niba cover letter yawe ndetse na CV yawe, ikindi kintu ugomba kumenya, ugomba muri ya editing nakubwiye ngo ujye ubikopi ubishyire muri Word editing. Reka nze nkubwire utundi tuntu utagomba kwirengagiza kugira ngo CV yawe cyangwa se cover letter yawe bibe bimeze neza cyane. Nukuvuga ngo kwa kuri nakubwiraga ngo bitware cyangwa se ujye bitwara byediting muri Word, ndagira ngo witondere ututuntu. Nukuvuga ngo cover letter ndetse na CV bigomba kuba biri muri format zikunzwe kuba zizwi cyane. Nukuvuga ngo iyo ushyize mu zindi format runaka bituma nanone CV yawe itagaragara neza. Nukuvuga ngo hano recommendation kuri font wakoresha kuri cover letter ndetse na CV yawe, ntago ugomba gukoresha nibura yitwa Arial ndetse nitwa Calibri, cyangwa ugakoresha Times New Roman. Nizo font style ugomba gukoresha, ni imwe muri izi eshatu niyo ugomba gukoresha. Ndetse size ugomba gukoresha size y'10 na 12, ntago ugomba kurenza 12 ngo uzamure cyangwa ube wajya munsi y'10. 10, 11, 12 nizo size ugomba gukoresha kuri CV yawe na cover letter yawe, maze rwose ibintu bigatangira kugenda neza. Ndakubwiye ngo ibi bintu nkubwiye nutangira kubikora muri applications zose ugiye gukora guhera uyu munsi umaze kureba ino video, uraza kubona impinduka, uraza kujya wirirwa mu bizame n'ama interview umunsi ku munsi paka akazi kawe Imana yakugeneye ukabonye. Ciao, ntibagirwe gukanda subscribe niba utarayikanda, ndetse no gusharinga kugira ngo iki kiganiro ndetse n'ubu buryo bushobora gufasha urubyiruko bigere ku bantu benshi.